guys, rero nkuko mubizi nk'abantu turi kwiga web development, uyu munsi ni day 2 with learning web development. So ariko mbere yuko dutangira gukora website, uyu munsi tugiye kumanza twareba ngo ubundi website ni iki. Bavuze ngo website wumva iki mbere yuko utekereza gukora website, ubundi bavuze ngo website wumva iki. So niyo mpamvu uyu munsi naje kumanza nabigisha ese website ni iki, ikora ute, ibaho byagenze ute. So noneho episode ikurikira tukazabona kwiga tujya muri pratique dukora ama website, uko wakora website, ibintu nk'ibyo. So ikibazo cya mbere kiravuga ngo what is website, ese website ni iki. So iyo tugiye kureba definition nyayo ya website, turavuga ngo website is any web page whose content. So ngiye kujya nkoresha icyongereza ngerageze no gusobanura mu kinyarwanda, kuko biragusaba nyine kwiga website web development, biragusaba nyine kumva icyongereza mu gake, si ngombwa ngo ube professional, ube native, ariko nyine biragusaba kucyumva ukakimenya mu gake nyine. So tujye kureba definition ya website. The definition ya website ya nyayo ya OG iravuga ngo is any web page whose content is identified by a common domain name. Nukuvuga ngo ni content cyangwa se ni web page ifite content. Ugiye tuvuze content harimo amafoto, ama videos, ama button, ama text, ibiki. Nukuvuga ngo ibyo byose biri kuri domain name imwe. Iyo tuvuze domain name imwe ni izina rya website. Nuko wajya muri Google ukandikamo ngo igihe.com cyangwa se ukandikamo example.com, ibintu nk'ibyo. So and is published on that list one web server. Server naho ya domain name yacu ihostings. Website are typically dedicated to a particular topic or purpose. Ngo website iba yerekana nyine, hari ibintu iba yerekana, hari ibyo bivugaho, hari topic bivugaho. Ibyo tuvuga ngo such as news, education, nyine nk'ibinyamakuru, ibyigisha, website z'ibinyamakuru, website zigisha, za e-commerce z'ubucuruzi, za entertainment, za social media. So ibyo byose murabizi, ni ibintu kabisa muzi cyane. So nukuvuga ngo website mu magambo make ni web page zihuriye kuri domain imwe online, ku buryo domain imwe kuri ujya muri website ni urugero ukandikamo youtube.com, ujya muri browser ukandikamo youtube.com, iyo niyo domain. So nukuvuga ngo rero ni page ziri muri iyo domain nyine ya ubwo wenda hari abatari kumva domain cyari cyo nakomeje kukibabwira. Domain name, so reka turebe none what is a domain name. Iyo tuvuze ngo domain name, what is it? Iyo tuvuze domain name is a human friendly address used to access website on the internet. Nyine nukuvuga ngo ni address nyine wandika muri browser kugira ngo accessing ya website, sibyo? Kugira ubyumve neza, reka tujye ku gishushanyo, tujye kuri example. Nkuko mubibona hano hari www.domainname.com. So domain name ni rira zina rya website, rira zina rya website yawe, rira zina ry'ikinyamakuru. Mama mudibo ndababwira ngo urugero igihe, abanyarwanda nivuga igihe murahita mu byumva, cyase nivuga YouTube, kuba YouTube yitwa YouTube niyo domain name yayo. So nimugera kure mu bintu bya web design, nukuvuga ngo ari byo bita ama IP address, nukuvuga ngo niyo ahindukamo ama domain name. So nukuvuga ngo domain name bayikuzanye nko ivuye kuri server itabaye converted, uyibonye abari ibintu by'ibi IP address by'imibare byinshi cyane utafata, ari byifata nyine igaconvertingamo iri zina ryacu. So ubwo rero domain name mwabyumvishe ni izina rya website mu yandi magambo cyangwa se rya application. So ubwo niba tumaze kumenya website cyari cyo, tugiye kureba ese noneho how website works. Ese website ikora gute, ni gute website ikora. So reka turebe definition yabyo. A website works by combining users request with a web server through the internet. Vuga ngo website yo ifata makuru y'umuyuza, ibyo umuyuza ari gushaka. Tuvuga umuyuza niba urugero uri gusacinga kuri YouTube, so nuvuga ngo website ya YouTube yo ifata ayo makuru cyangwa se ibyo uri gushaka kuri iyo website ikabyohereza kuri server nayo noneho abigarura biri mu mashusho noneho agaragara. So the user browser sends a request, the server responds with the website file, and the browser then render the website for the user to see. Kuvuga ngo uko website ikora, so niyo utangira kubikora ari ibintu twita ama HTML, CSS, JavaScript. Zira file turazifata, iyo tuzifashe turazifata tukazohereza kuri server kugira ngo zibe rendered, kugira ngo ifoto igaragare, kugira ngo text igaragare, kugira ukore akabuto umuntu aze agakirikeho. No kuvuga ngo
izo code na amakuru dufata dukohereza kuri server noneho ikayatwohereza mu noneho uko tubishaka nyine bigaragara. Nibyo bibaho nyine, niyo process ibaho ngo website ikore. Kugira ngo website ibeho nari amakode dufata, kuvuga ngo nuko server yo irayinterpreta ikayazana yayagize mu byo dushaka, noneho nuko ngo natwe tukayaccessinga dukoresheje browser. Nuko ngo website zawe uzajya accessinga, website uri gukora uzajya uzibonera muri browser. Ubwo ndumva uko website ikora mu byumvise, nitujya ku gishushanyo urabibona. So nukuvuga ngo urabona igishushanyo kirabigaragaza, dufite user ari kuri machine. So noneho yohereje amakuru. Iyo urimo kuraninga website uba wohereza amakuru. So noneho uko kohereza nibyo twita HTTP request, no requestinga nyine. Noneho web server nigiye kugusubiza, web server nayo gusubiza mu cyo bita HTTP response. So nuko ngo iyo igusubije ya makuru noneho niho agaragara muri browser. Byandi wari uri kwandika muri machine wabyohereje kuri server noneho nayo irabyinterprete, irabihinduye nyine ibihinduye mu kintu cyubishakamo, noneho ukabibonera hehe muri browser. So ndakeka murimo murabyumva cyane. Noneho urabibona nuko ngo hano uwo bita hano urabibona uko website nuko ngo iyi ni computer yacu yohereza amakuru kuri server noneho nayo nuko ngo yohereza amakuru ari requestinga isaba, noneho server nayo ibyisubije nibyo tubona noneho muri browser Noneho niba umaze kumenya website icyari cyo na website uko ikora, reka turebe ese what is web developer. Web developer is a person who build or develop a website. Web developer ni umuntu wubaka cyangwa se akadevelopa nyine kubaka yama website. Web developer ni umuntu ukora website. Ubwo namwe mugiye kuba aba web developers. So noneho there are two persons who develops a website. Abantu babiri ba developer website, hariho twita front end developer, akabo twita back end developer. Ariko uyu wa gatatu ntago ari umuntu uyidevelop, ahubwo no kuvuga ngo uyu full stack developer ako turabibona katumaze tubirebe noneho. Hari front end developer, back end developer, full stack developer. Nubwo uri kunyumva muri aba bantu nawe ushobora guhitamo uwo waba. Aturebe noneho wa mbere bamwita front end developer. Front end developer is a type of software developer who specializes in building user interface parts of the website and the web applications. Ngo front end developer ni umuntu wubaka cyagice noneho cy'umuyuza abona, umuntu uri gukoresha website cyabona nyine bira bigaragara akoresheje skills. They use HTML, CSS and JavaScript to create the visual elements and interactive component that user directly engage with. Ngo bira nyine iyo umuntu agiye kuri website abona amagambo asomaho, uko akirika ku mabaton, uko ajya muri pages zitandukanye, biriya ni front end developer ubikora. So nuko turebe uwo bita back end developer. Back end developer focus on the server side logic. Ko turababwira hahandi amakuru aturuka. Ngo back end developer akora hahandi amakuru ni igice kitagaragara inyuma ariko gikora aho amakuru aturuka. Noneho bita back end developer akora n'ama databases, ama APIs that power the website or application, handling the behind the scene ya website ni back end. So ubwo rero back end developer nawe akora inyuma ya website. So ibintu bitagaragara inyuma. No kuvuga ngo njewe urugero niba ngiye muri form, niba ngo haye form ukuzuzamo password, email yawe, username na password, aho hantu twohereza amakuru niho back end developer akora. Nibyo akora, wenda ibyo usabye tuvuge niba usabye kuloginga in cyangwa se kuloginga out, back end developer ibyo byose nibyo arwana nabyo. Ubwo mwabyumvise front end developer akora imbere kuri iki gice cy'imbere tubona cyo ku designinga, kubaka, noneho uko amakuru ari buze, aho amakuru ari buturuke, ibyo byose nibyo back end developers. So noneho wanyuma twabonye no full stack developer. So full stack developer is the programmer who works on both front end and back end of web applications or software. Ngo ni wa muntu none ukora cya gice cy'imbere n'ikinyuma byose, akora kuri front end agakora no kuri back end. Nawe niwe full stack developer. So ubwo rero niba mushaka kuba niba ushaka kuba front end cyangwa se back end cyangwa se full stack developer,
byandika muri comment utubwire wowe ushaka kuba. So hano tugiye kujya ducishaho amasomo menshi cyane. So aba web developer n'abantu bakorera amafaranga menshi cyane, nako nakantu nagize ngo twinjije, nako nagize nakantu gato ngo tuvuge muri video. N'abantu bakora amafaranga menshi cyane, murabona ama salaries mu Rwanda. So iyi website yatweretse ko bari hagati ya 800 n'ibihumbi 900. So urabyumva ku kwezi ni amafaranga atari make cyane. Mu bihugu byo hanze ho usanga umuntu akora nka miliyoni 100 ku mwaka, ugasanga umuntu akora nka miliyoni 10 za buri kwezi, ugasanga umuntu akora miliyoni 3, miliyoni 5. Ni menshi cyane, ni menshi cyane. Ubwo murabibona rero za US ho ni hatari cyane, baba bafite amafaranga menshi cyane, menshi cyane. Ubwo rero guys, please mukore like, share and subscribe. Abantu mushaka ko dutangira na kwiga web development, dutangire pratique, abantu benshi bamaze kubibona, abantu benshi bamaze kubimenya. Guys, thank you for watching. Remember to subscribe, like, share and comment.